Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana muri iki gitondo ciza. Imana itugire neza, ikaba iduhaye umunsi mushasha, umunsi mwiza ku buzima bwacu, n'umunsi w'umugisha, n'umunsi utazongera kubona ukundi. Imana rero ibagire neza. Mbabahaye ikaze mwese muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Ndashima Imana ko mukomeje kwifatikanya natwe mu bihe byiza byo gusenga. Ndabibutsa ko kino kiganiro nanone kinyura kuri YouTube channel Arsene Ndikumana. Mukomeze gusangiza abandi kugira ngo nabo bahabwe umugisha, bagire ibihe byiza byo gusenga buri gitondo. Imana ibagire neza. Muri iki cyumweru Uwiteka dusize ku mutima kuganira namwe ijambo rivuga ngo imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Ese wari ubizi ko mu maraso ya Yesu Kristo hari imbaraga zidasanzwe? Birashoboka ko wari umaze kubyumva, ariko nagira nongere mbikwibutse, cyangwa se wowe utari ubizi ko mu maraso ya Yesu Kristo hari imbaraga zidasanzwe. Mu minsi iri imbere, mu kwezi kuza, tuzoba turiko turibuka umunsi mukuru wa Pasika, umunsi Kristo yapfuye akazuka. Haleluya. Ariko nge naza kuvuga cyane ku maraso ya Yesu Kristo. Abo twatangiranye twabonye ko amaraso ya Yesu Kristo abasha kutweza ibyaha byacu byose. Birashoboka ko wakoze ibyaha bitandukanye, ariko amaraso ya Yesu Kristo abasha kukweza ibyo byaha byawe mu gihe wemeye kuyizera. Haleluya. Uyu munsi turaza kuvuga ikindi kintu cya kabiri amaraso ya Yesu Kristo ashobora gukora mu buzima bwacu. Isoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana, hari ikintu Yesu yavuze. Yohana igice cya 6 umurongo wa 53, Bibiliya avuga ngo Yesu arababwira ati, nukuri ndababwire, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso yiwe, nta bugingo mwogira muri mwebwe. Urumva ngo munywe n'amaraso yiwe, ngo nta bugingo mwobona muri mwebwe. Yari kubwira abantu ngo nimutanywa amaraso yanjye nta bugingo mushobora kugira muri jewe. Wari uzi ko amaraso ya Yesu Kristo yatanze ku musaraba atanga ubugingo? Haleluya. 54, Bibiliya avuga ngo ujya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye niwe afise ubugingo budashira cyangwa se bw'iteka, nanjye nzomuzura ku munsi w'iherezo. Haleluya. Wari ubizi ko isi ubayemwo uzapfa, ariko igitangaje nuko hari abantu Yesu azazura, akabazura abaha ubugingo bw'iteka, bakazajya kubana nawe. Kubera iki? Kubera ko bizeye amaraso ye yatanze ku musaraba. Amaraso ya Yesu Kristo yatanze ku musaraba, iyo ubashije kuyizera akubabarira ibyaha, akaguha n'ubugingo bw'iteka. Yesu Kristo yadukoreye ikintu gikomeye cyane tutari gushobora kwikorera twebwe ubwacu, kubera ko mu maraso yiwe twabonye ubuzima, mu maraso yiwe twababariwe ibyaha. Iki gitondo niba warizeye imbabazi z'Imana zibonerwa muri Kristo Yesu, ukaba warizeye amaraso ya Yesu Kristo, ufite ubugingo budashira. Ibyaha byawe byarababariwe, uzabona n'Imana ibihe byose. Ariko nanone niba utarizera amaraso ya Yesu Kristo, nta bugingo bw'iteka ufite, n'ibyaha byawe ntibishobora kubabarirwa uretse muri Kristo Yesu no mu maraso Kristo yatanze. Iki gitondo rero ndagusaba kugira ngo wongere kandi wizere amaraso Kristo yatanze ku musaraba, kwari kugira ngo ubone ubugingo bw'iteka. Imana ikugire neza, Imana igukomeze. Tugiye gusenga twatura amaraso ya Yesu Kristo abasha kuduha ubugingo. Bibiliya yatubwiye ngo unywa amaraso yanjye, unywa amaraso ya Kristo agira ubugingo, agira ubuzima muri we. Ukeneye kwakira ubuzima bw'Imana muri wowe, hari ibintu byatakaje cyangwa se byatwaye ubuzima bwawe. Amaraso ya Yesu Kristo afite ubushobozi bwo kuguha ubuzima watakaje igihe wemeye kuyizera. Muri kino gitondo reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twizeye amaraso yawe Mwami. Amaraso yawe atubabarira ibyaha, ariko nanone akaduha ubugingo. Niko ijambo ryawe rivuze. Ndasengera umuntu wese ariko aranyumva, birashoboka ko ubuzima bwe budafite ubugingo, budafite ubuzima bw'iteka, ariko niba yizeye amaraso ya Yesu Kristo Mwami, reka yakire ubugingo, reka yakire ubuzima bw'iteka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igira neza, icyubahiro n'inganji bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza w'umugisha, mwarahezagiwe. Shalom shalom.